Ndabasuhuje bakunzi ba Miya Post TV, mbifurije ibihe byiza kandi mbashimiye ko mukomeje kutwumva. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, comment n'ahandi hose mubona bikwiye ko mwadusharinga. Nukuri ni byiza ko mwakomeza kubana natwe. Uyu munsi rero n'ubundi turagarutse tuje kubabwira amakuru atandukanye avugwa ku ntambara iri guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Gusa si ibyo tugiye kuvugaho ku mirwano cyangwa se ku bindi bintu byabaye, ahubwo tugiye kuvuga ku basirikare 194 ba SADC ndetse na South Africa bamaze gutaha kandi banyuze mu gihugu batahwemye kwikoma ko aricyo giteza intambara n'imidugararo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo cy'u Rwanda. Mu by'ukuri izi ngabo zanyujijwe mu Rwanda ndetse zamanje kunyuzwa ku mupaka w'u Rwanda, bamanza gutererwaho kashe na abashinzwe abinjira n'abasohoka gasutamo, noneho baza gukomereza mu Rwanda, banyujijwe i Musanze bamanuka i Kigali. Nuko rero byitezwe ko bagomba kugera n'i Kanombe bakakiraho indi kashe ituma bazamuka bakagenda bakajya iwabo. Iyi kashe niyo yagombaga kubemerera kuva mu Rwanda, bakava mu Rwanda banyuze ku kibuga cy'indege i Kanombe bagataha bagasubira mu bihugu byabo baturutsemo. Muri abo basirikare rero 149 harimo 129 ba South Africa. Aba n'abasirikare benshi bavuga ko South Africa ariyo yari yiganje, yari iri ku bwiganze kuri aba basirikare bose bari bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba abandi 40 ba Malawi bari muri uyu muryango wa SADC, ndetse hakabamo n'abandi 25 ba Tanzania. Abo bose banyujijwe mu Rwanda, abo bose bazanywe mu Rwanda kugira ngo babashe kwerekezwa mu bihugu byabo aho bagiye baturuka muri rusange. Ibi ngibi bigaragaza ikimwaro gikomeye kuri South Africa, bitewe n'uko yari yaravuze ko itanyura mu Rwanda cyangwa se itagira ikintu na kimwe ikorana n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri u Rwanda rwari ruteze amaboko rwishimiye ko baza kunyura mu Rwanda kugira ngo babashe kwerekezwa mu bihugu byabo, kuko rutakwishimira ko hari abasirikare bapfira ku rugamba kandi bakeneye ubutabazi bw'ibanze n'ubutabazi bwihutirwa kugira ngo batagira uhatakariza ubuzima. Ndetse aba basirikare bikaba bivugwa ko bamanje gusaba M23 ko mu by'ukuri batanyuzwa mu itangazamakuru, ahubwo baza mu buryo bw'ibanga bukomeye, bagasaba itangazamakuru ko ryahezwa ntihagire ifoto n'imwe ifatwa kugira ngo bitaza kugaragara nabi. Si ibyo gusa, kuko baje gusaba ko n'impuzankano ya gisirikare bayikuramo bakaza nk'abasivili, ariko M23 ikabyanga, igasaba ko bambara imyenda ya gisirikare kugira ngo nyine bigaragare ko ari abasirikare batashye, atari abantu basanzwe cyangwa abasivile. Bivuze ngo leta ya South Africa byashobokaga ko bari gutaha bambaye sivili, ikaba yabihakana ndetse ikabyanga, ntiyemeze ko ariyo ari abasirikare bayo, ahubwo ari abantu basanzwe, kuko ntago bivugwa ko ntago bishoboka ko banyura mu muhanda habure umuntu n'umwe ufata ifoto cyangwa ufata video y'uburyo bari kugenda naho banyura hose, cyane ko amakuru yarazwi mu buryo bugiye butandukanye. Abenshi muri aba basirikare rero ni inkomere, kuko abandi batafite ibibazo cyangwa abandi batarembye basigaye muri Kongo, kuko ni abasirikare benshi cyane ba SADC bari baherereye muri Kongo, ariko barebye ko bitari bikwiye ko abangaba barembye cyangwa bafite ibibazo by'uburwayi bakomeza kwicara muri Kongo, ahubwo ari byiza ko bajyanwa mu bihugu byabo bakajya kwitabwaho. Bivuze ko yabafasha kugira ngo batahe basubire iwabo, kuko bari babayeho nabi, batari babayeho mu buzima bwiza. Abenshi bapfaga bazize ibikomere bari bafite, bikurirwaho n'izindi ndwara zitandukanye, bigatuma babaho nabi, bigatuma batitabwaho mu buryo bukwiriye. Ariyo mpamvu basabye ko MONUSCO yabafasha bakaba bataha bagasubira mu bihugu byabo bakajya kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Si ibyo gusa kandi, kuko harimo n'abandi babereyemo impumyi kubera amabombe yagiye abaturikana, ugasanga abazibije amaso bigatuma bahinduka impumyi. Abo nabo bari bakeneye ubufasha butandukanye, kuko bari bakeneye ko bahabwa kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Ariyo mpamvu nabo basabye ko basubira iwabo. Igitangaje kandi gikomeye ni inkuru yakomeje gucicikana mu bitangazamakuru ivuga abasirikare ba SADC n'aba South Africa muri rusange bageze muri Kongo birangira bigiriye mu bindi, none bamwe mu bagore babo bazanye batashye batwite. Abasirikare bamwe baje, umusirikare yaje ari umwe, none agiye gutaha ari abasirikare babiri, kubera ko bahageze nyine bagatangira kwigira mu zindi gahunda zabo. Bivugwa ko nyine abasirikare ba Kongo cyangwa se abo mu yindi mitwe ifata
kwifatanya na Kongo bagiye bibasira abagore bo muri SADC bigatuma nyine baryamana bagaterana amada. Ibi ngibi byateye ikimwaro kuri igisirikare cya SADC ndetse na South Africa muri rusange, kubera ko ntibyumvikana ukuntu umuntu azaje ku rugamba yahagera akigira mu bindi, akigira kuryoshya n'abandi basirikare bandi wagira ngo ntibafite icyo barwanira cyangwa ntibafite icyo baharanira, bikarangira nyine bateranye inda bigatuma igisirikare cyose giseba kikandagara. Bivuze ngo rero harimo abasirikare b'abagore bari batwite kandi wabonaga ko bakeneye kwitabwaho mu buryo butandukanye n'uburyo bw'umwihariko nk'umugore utwite, nyamara bitakundaga aho bari baherereye bitewe n'uko nyine umwanya wabaga ari mukeya ndetse n'abaganga bitaga ari benshi kugira ngo babashe kwitabwaho. Bivugwa ko rero harimo abantu barembye cyane bashobora no gupfira mu nzira, bagatakariza ubuzima mu nzira hatagize igikorwa cyangwa ngo bihutishwe bagere vuba. Biratangaje cyane rero ni n'igisebo kuri SADC ndetse na South Africa ibahedinze kuba wohereza ingabo kurwana no kurwanira ikintu runaka ariko bakigira mu byabo bikarangira banateranye inda. Ibi ni ibintu byatangaje isi yose ndetse bitangaza n'abantu bakomeje kubikurikirana mu itangazamakuru ko abasirikare biyiziye gutera inda cyangwa se wagira ngo biyiziye ku Kivu kwenjoyinga aho kugira ngo baze kurwana n'icyari kibazanye. Ibi biratangaje cyane, bigaragaza ubuseriye bukeya bw'izi ngabo za SADC ndetse n'ibindi bihugu byari bigiye bifatanyije muri rusange. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko mu minsi yashize nabwo hari abasirikare bari baguye ku rugamba, akaba ari abasirikare ba SADC nabwo baje kunyuzwa i Kigali bataha iwabo, bacyura iwabo bajya gushyingurwa iwabo mu bihugu byabo. Bigaragaza neza u Rwanda ubufatanye rukomeje kugirana n'ibi bihugu, nubwo ruri gushinjwa ko ari rwo rufitemo uruhare, ariko bigaragaza umutima wa kimuntu abanyarwanda bagira. Nubwo ibyo byose biri kuba ariko ntibimana inzira, ahubwo baravuga bati nimuze mutahe mugende mujye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko kandi mu buryo bwihutirwa. Twebwe ntacyo bitubwiye kuba mwadushinja ibyaha mukadufatira ibihano bigiye bitandukanye, ariko twebwe twiteguye kubafasha no kubagirira neza, mukaba mwagera iwanyu mu bihugu byanyu mu buryo bwiza kandi bunyuze mu mucyo. Bashimiye ko mwabanye natwe, bashimiye urukundo mukomeza kutugaragariza, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mushishikarize n'abandi kutureba no kudukurikirana. Tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru agezweho, update ku ntambara, update ku bindi bintu byose bitandukanye bigenda bibera muri iyi si yacu. Ndabashimiye cyane.